umwanya undebe urabona amaso mfite aberanye nuko meze nawe biraberanye kuko ugize manini yahita aruta mu maso nanone ugize mato mfite mu maso manini si cyane hatoya nyine ntabwo ari hatoya cyane ariko nyine hangana na taye yawe uko ingana n'amaso ufite rero nyine birajyana. None se ubona wenda undebye kuri njye ubona ari nk'ikihe gice cy'umubiri kimbangamiye kikubangamiye ariko wowe urebye nyine ukareba kuri njye ubona ari ikihe gice cy'umubiri kimbangamiye ibyo bintu birakomeye pe nawe tugo nabibwirwa n'iki ese nabwirwa n'iki gice cya noneho kikuriho wenda kiri kuri njye ujya weho reba uvuga uti iyo ndebye mba mbona kino gice kikubangamiye uzareba ukuntu uzabigenza wenda ujye nko kukibagisha ugikureho se cyangwa ubu sinavuga iki ntacyo nyine njyewe mbona taye yawe nyine ukuntu umeze nyine n'ibyo tuntu birahura ntabwo njyewe nabyize niba wowe utari proud y'uko umeze wenda ariko buriya njyewe wundi mbona nta n'umuntu uba wishimiye none se ubwo wowe wishimiye ukuntu umeze urabizi ko muri iyi minsi nyine hari igihe tugera mu ntuza nyine mu Rwanda abanyarwanda twese tukaba turi mu gihe cyo gusubira inyuma tukareba amateka yaranze igihugu cyacu yaranze u Rwanda cyane cyane nk'urubyiruko se baba batarabayeho nko mu gihe wenda cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 urumva hari igihe nyine uba nta makuru menshi ubifiteho ku bintu byerekeranye na jenoside yakorewe abatutsi ukaba utarageze wenda n'ubuntu bwo gusoma ibitabo ngo ubashe kumenya abantu bapfuye se bishwe bigenze bite wenda ukaba byumva ko ari abantu bagenzi babo babishe ese bapfaga iki byagenze bite twagira ngo njyewe nkubaze ku ruhare rwanjye wenda hari nk'ibitabo nka bingahe nka 2 cyangwa 3 waba uzi by'amateka ya jenoside usibye nyine nka kuriya ku ishuri tuba twiga history urabizi nyine harimo amateka y'u Rwanda ariko si ay'u Rwanda gusa arimo ni nk'ari amateka y'isi yose nyine navuga ko njyewe ni nk'ubwo buryo nzimo amateka nyine yabaye mu gihugu cyacu muri 1995 nanone bitari mu gitabo wenda usigaye nka gutya habaho nk'ibiganiro wenda cyangwa se nk'abantu bo mu rwego runaka bakaza nko ku kigo kutuganiriza kutubwira amateka ariko nyine nta bindi bitabo ndasoma bijyanye n'amateka yaranze igihugu cyacu. Ni iki se none se ni iki kintu wabwira nk'umwana se uri munsi y'imyaka 25 se reka dufatire kuri 30 dufatire ku myaka 30 kugarukira hasi wenda muri 15 kuko umwana w'imyaka 15 buri abazi yashobora kumenya ngo iki cyarabaye se cyari cyiza cyangwa cyari kibi ushobora kuba wasanga kuko turimo kubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nk'ubu hari nk'umwana banabonye bafunze kubera ingengabitekerezo kandi wari ugasanga nta n'imyaka 18 afite ni iki kintu wabwira nk'umwana wese hagati y'imyaka 25 na 15 uba wumva yuko wenda nk'iyo nka jenoside kuba bayivuga baba babeshya se cyangwa bitarabayeho cyangwa akaba yumva ko n'ibyo byunamo cyangwa ibyo kwibuka bitagakwiye kubaho wumva bakomeza mu bindi ese ubundi ni izihe nyungu zaba ziri muri aho muri uko kwibuka nyine ku buryo hari ikintu yakumvamo akumva ko hari ikintu cyamufasha. Murakoze ikintu ngewe nabwira urubyiruko muri rusange icya mbere ni ugushishikarira cyangwa se kugira umwete mu kumenya amateka yaranze igihugu cyacu nyine tukamenya ahashizeho igihugu cyacu bavuga rega buriya ko iyo utazi ahantu waturutse nta nubwo ushobora gutekereza aho uzajya birumvikana rero ikintu nabwira urubyiruko ngiye muri rusange
numva kumenya amateka y'igihugu cyacu ni byiza cyane ku rubyiruko, kuko urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu, nitwe Rwanda rw'ejo. Rero ntabwo waba utaza nyine nk'ibyo wari uvuze, iyo utazi aho uva nta n'ubwo umenya aho ujya, ntabwo wahamenya. rero ni byiza kubimenya kugira ngo turushe, cyane cyane nk'ubu mu biganiro urubyiruko ni ngombwa kwitabira ahabereye igikorwa cyo kwibuka, kugira ngo turusheho gusigasira amateka y'igihugu cyacu, kandi nanone tumenye ko ari twe bantu tugomba gufata iya mbere mu kurwanya ko jenoside itazasubira ukundi, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'aho yaturuka hose, cyane nk'urubyiruko, kubera ko iyo urebye mu gihugu cyacu dufite urubyiruko rwinshi cyane. Urubyiruko nirwo rugari, kandi abantu bahuje umugambi cyangwa bahuje imbaraga bagera ku kintu gikomeye cyane. Rero nk'urubyiruko nitwe dufite gufata iya mbere kugira ngo tuvuge ngo igihugu cyacu aho cyavuye hari habi cyane, kigasubireyo. Rero nk'ikintu nabwira urubyiruko, kwibuka ni ngombwa cyane. Kwibuka ntabwo ari ukubika inzika, ahubwo kwibuka ni ukugira ngo twiyubake, tunafate mu mugongo abasigaye kandi n'abagiye babaye inzirakarengane. Mu by'ukuri nta kintu kigaragara bazize, rero tuba tugomba kubaha agaciro, kuko kwibuka bidufasha kumva ko ikintu cyabaye cyari ikintu kiremereye, urumva, kandi kitari cyiza. Tukagomba kuzirikana ko tugomba kukirwanya aho turi hose, atari ukuvuga ngo ni mu minsi yo kwibuka. Igihe cyose ukumva ko uri umunyarwanda ufite amaraso kimwe n'aya mugenzi wawe, mbese ukumva ko uko wikunda ariko wakunda na mugenzi wawe. Urakoze cyane. Nibyo tubona no gushimira, nyine tuba ari wo mwanya tuba tugomba no gushimira abantu bahagaritse jenoside, igihugu bakagikura mu maraso bakagisubiza kongera kuba gitemba amata n'ubuki ndetse kimeze nk'igisize amavuta. Turabashimira cyane. Ngewe rero hari nk'ikintu nakwisabira nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubyiruko ruba ruri hejuru kurenza abandi bose, cyane cyane abantu bari hagati y'imyaka wenda 18 na 35. Abo bantu ni abantu baba bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Nagira ngo ngewe rero mbisabire nko muri iki gihe cyo kuba abanyarwanda turimo kwibuka, kuri iyi nshuro abanyarwanda tuba turimo kwibuka ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. kujya ushobora no kwifashisha izo mbuga nkoranyambaga zawe se ukajya ureba abantu nyine ugapostinga. Ari igihe cyo gupostinga ibintu by'imyidagaduro, ariko mu gihe abantu tuba turimo kwibuka ntabwo ari byiza kugenda ngo uvuge ibintu bidaterekeranye n'ibyo igihugu kirimo. Uba ugomba kugenda mu mujyo umwe n'abandi barimo. Ngewe rero nk'ikintu nakwisabira cyane cyane nk'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, ni amagambo akoreshwa mu gihe cyo kwibuka. Hari igihe usanga nk'umuntu yagiye nko ku rubuga akoresha se, erega na status yawe ya WhatsApp wagenda ukabyandikaho, ukandikaho ibyo bintu, ugasanga bifite umuntu bisheshereje w'ahantu runaka. Ifite nimero yawe ifitwe n'abantu benshi, koresha Facebook se, wasanga ufite Instagram, TikTok, imbuga nkoranyambaga waba ukoresha zose ni ngombwa kuzikoresha neza bitewe n'igihe igihugu kirimo. Tuba tubizi neza ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 buri mwaka tuba tugomba kujya mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iki akaba ari igihe igihugu cyacu kiba kigomba gusubira inyuma kikareba igihe igihugu ibintu cyanyuzemo se, amaga cyanyuzemo, ibintu bitari byiza cyanyuzemo. Ngira ngo nta kuntu umuntu yaba ari hejuru. Ubu umwana wundi yagakwiye kujya agira imyaka 10 azi amateka y'igihugu neza cyane rwose, biba bikwiriye. Agomba kuba akabazi amateka y'igihugu yaranze igihugu yavukiyemo, kuko bituma abasha no kwiyubaka, nyine akajya azamuka yumva mu bwonko bwe atekereza neza.
ababyeyi bakuru muba muri kunoza mwicaye muri salo iwanyu n'abana mukababwira amateka ukuntu biba bimeze, birafasha cyane. Birafasha cyane kuko nk'urugero hari umumama waje kutuganiriza, ni uwa hano hafi iwacu ku muraturanyi, ntabwo ari umuturanyi. yarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994. yari ari mu kigo cy'amashuri aho yigaga Nyange, haje amateka yaho. noneho nyine biraba, jenoside iraba, baraza barabica, bamwe barakomereka abandi barapfa. we rero yavuyeyo ukuguru kumwe niko kwagize ikibazo, n'ukundi nyine ntabwo ari neza, ariko kumwe ko bagusimbuje nyine insimburangingo. birumvikana. yaraje aratuganiriza aratubwira ati njyewe nyine, we yari umwana urumva w'umunyeshuri yigaga senior 5. noneho ngo umwana umwe abaza mama we ati ariko mama kumbwira ngo ba anko na ba tante barapfuye, ubundi bishwe n'iki? bishwe nande? ngo mama we aramubwira ati bishwe n'abandi baturage nyine barabishe. ati se babazizaga iki? mama we aramubwira ati nta kintu bari bakoze. noneho undi mwana abajije ababyeyi be ati ariko mama ko umbwira ngo ba data wacu na ba marume ngo barabafunze, ubundi ninde wabafunze? bakoze iki kugira ngo babafunge? ngo mama we aramubwira ati abantu babiyenjejeho. urumva? ati abantu babiyenjejeho barangije barabica. ati niyo mpamvu rero babafunze kubera ko bishe abantu bari babiyenjejeho. noneho abana baganiriye, umwe aravuga ati njye mama yambwiye ko ba data wacu bishwe n'abantu, urumva, ariko ntacyo bari babagize. undi aramubwira ati ko yambwiye ko njye mama ko yambwiye ko bari biyenjeje abo bantu. urumva ibyo biganiro by'abo bana babiri bombi bahawe amateka atandukanye. rero n'ababyeyi mu kuganiriza abana banyu by'amateka yaranze igihugu cyacu, mujye mubaha ukuri, mwibabeshya ngo muce hirya no hino, mubaha ukuri, abana bakure bazi amateka yaranze igihugu cyacu. urakoze cyane. ariko rero biba byumvikana byanze bikunze, weho n'ubundi uri mukuru, iyo uri gusaza, iyo uri ukubeshya abana uba urimo kubaka ahabi habo hazaza. ni nko kubohereza umuntu uburozi ubizi neza ko buri bumwice. urabizi neza amateka y'igihugu yaranze igihugu, abantu barayazi, ni ibintu bigaragarira amaso se, ndetse byumvikana no mu mitekerereze. umwana uba ugomba kumubwiza ukuri, cyane cyane kandi akenshi bikorwa n'abantu barimo kuvamo, barimo kugenda basunika basaza. bakuru bakabaye baganiriza abana amateka mazima, ahubwo ugasanga biciye ku ruhande, amuhaye ibintu bipfuye. kandi urabizi abana bafata mu mutwe cyane. icyo umwana umubwiye nyine ubwo yumva ko ari uko nguko bimeze. rero tujye twiga nyine kuganira nyine, ubwo ndabwira ababyeyi duha abana amateka y'ukuri yaranze igihugu cyacu, kuko nibyo bizadufasha kugira u Rwanda ruzima, ejo heza hazima. nibyo bintu bizatuma tugira iterambere rirushijeho cyane. ariko nk'uko wenda nk'iyo nkuru cyangwa se nk'ayo mateka umbwiye, ni ibintu byumvikana yuko uwo mwana uri ku ruhare rwenda rw'ufunzwe ashobora kuganira n'uwo uri ku ruhare rw'uwapfushije, wa wundi wapfushije akavuga ati shati ngewe mama yarambwiye ko marume yapfuye, nyine abantu bamwishe bamuhohoteye. n'uwo wundi akamubwira ati ngewe ati mama ko abambwira yuko ari igihe banabasobanura neza, akamubwira ati dore hariya buriya bariya nibo bafungishije siko. kandi nyamara nibo bari biyenjeje. uwo mwana nyumvira nawe imitekerereze, ubu mwubatsemo ikintu azazamukana mu bwonko bwe, azajya areba kwa runaka avuga ati ariko buriya kwa runaka ntabwo dukundana, yumve nyine ari abantu babi. kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. tugomba kubaka u Rwanda ruzima, kandi bigomba guhera
mu rugo, mu miryango, hano muri hasi. famiye, ukaganiriza abana bawe ukabaha ukuri, apana kubabeshya, kuko kubabeshya uba ubaroze cyane. Nibyo, mba ngira ngo rero abantu tuba turi kumwe nabo tuba tugendana neza, aba ari iby'ingenzi kuba tuba turi kumwe no kuri uyu muyoboro. Rero reka twizere yuko aho muri hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu u Rwanda murimo kwibuka neza, murimo kwitwara neza, murimo gufasha abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi. Mushobora kubafasha mu mirimo yo mu rugo, mukagenda mukaba hafi mu kugira ngo babashe kubona yuko nabo ubwabo batari bonyine. Mushobora kwikora nyine, wenda tuvuge ni nk'abantu bakina nka filime se, bakavuga ati turi timu y'abantu 20, katugende kuri uriya muntu wenda turi kubona nta bwiherero afite se, tubumwubakire. Ntabwo wabura igikorwa ukorera abantu, wakorera umuntu wacice ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo yishime yumve yuko u Rwanda rufite abana bazima, igihugu kimeze neza rwose. Ikintu wamukorera cyose nzi ko yakwishima. Ni nacyo igihugu gishaka, kandi twese nibyo dushaka, kuko twese twifuza iterambere n'umutekano by'igihugu cyacu. Twifuza kubaka cyane ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Rero ubudaheranwa nibwo bushingiyeho iterambere, nibwo bushingiyeho icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza cyane. Rero reka tubashimire, twizere ko murakomeza kwibuka, kandi twibuke ko kwibuka tugomba kwibuka tuniyubaka.